Ferwafa na Ligue murabona urwandiko rusaba iyo match. Impamvu rero bisaba ni iyihe? Umva logique. Rero iravuga ngo 1 turimo turarwana no kuba ku itariki 5 twaba twujuje amafaranga byibura miliyoni 50 kugira ngo duhembe. Yego. Naba mezi 2 Robert nyagira ubwenge bwinshi. Robert nyarakubwira ngo maze kugira rani y'imikino 3 ikurikiranya nsinda. Abakinnyi bari muri mood. Abakinnyi bari amaguru arashyushya ameze neza. Twari dutegereje amafaranga kuri match ya AP ntabwo yabaye. Nindamuka ntabakinishije muri iki gihe bameze neza. Match kuricyariza biri mu rugo se? Yes, bagomba kwakira Etincelle. Akavuga ati nindamuka ntabakinishije iyi match ya Etincelle ngo tubone ko twakwakira amafaranga nizakurikira gatatu nayo bazayakira. Undebera iyo match ngo niyihe ubishoboye wahita ubimbwira Lorenzo cyangwa undi muntu ubidufitiye. Reyo baravuga ngo reka dukine match zacu tutitaye ku by'Amavubi. Twe nta kibazo dufite tuzakire niturangiza tubona amafaranga tubona uko duhemba kuko azaba agiye kuba amezi 2 basi duhembemo kumwe. Ni context ya mitigation mu bijyanye n'amafaranga turebe ariko no mu kibuga nyine byo mvuga reka warabyemera abakinnyi bahari batarimo Kevin umva uko ayipanga batarimo Ombolenga Fitina na Haji batarimo na Haji iyo kipe irashoboka reka turebe noneho ko izaba yuzuye umva uko ayipanga arakubwira ngo nakoresha abarekiperateri 2 yego nafata Kanamugire agahaga umwanya wa mbere wa Ombolenga wo ntacyo bitwaye bafite Serumogo yahitakina mwese urakemugo hari nta kibazo umva rero ko shaka gusimbuza Keva aravuga ati nunda abarekiperateri banje nawe mfite Majariwa ahagararanye na Kanamugire Roje bakabanzanyamo imbere yabo nka nimero 10 nahashyira umusore witwa Richard uri wavuye i Burundi uriya muri Muhazi ejo bundi yari kuri bench hari ameze ati nahashyira Richard uruhande rumwe n'ubundi nsanganwe Basane urwakabaye ruriho Haji nahashyira Paplay ko Paplay ashobora gukina ku ruhande ukunda Abdurrahman Paplay hanyuma nkatakisha uyu rutayizamu nyine hanyuma akakubwira ati icyo gihe kandi ko kuri bench afite undi numero 10 usimbura Fisto yego yaba ari kuri bench akubwira ati rero muri gahunda kugira ngo ngire umubare w'abanyarwanda uhagije byansaba yuko ngaruye Mabure mu mutima wa defense yego akagaruka ngakora mu defense y'umunyamahanga umwe none nkazanamo Aimable uyu muvandimwe Aimable Sabimana icyo rero Rayon Sport ibikorera nicyo nuko situation ihagaze kugeza muri Rayon Sport reka turebe uko ibyaye bizajya baraga nkuko ufite Kevin ariko irashoboka kamera baravuga ati Etincelle twayitsinda ubwo rero reka turebe uko bizajya. Rayon Sport rero itsinda gutyo match ibitego 2-0 hakurikiye umukino w'ikipe y'ingabo z'igihugu APR n'ikipe ya Gasogi United n'umukino wakinwe iminota 15 urasubikwa Lorenzo kubera ikibazo cy'imvura. APRFC yagombaga kwakira ko meteo yamaze guteguza rwose ko iminsi nk'icumi kurikirana rwose babona ibihe by'imvura cyane mu gihugu hose urebye imvura rero yaraguye ariko mbere y'imvura mbere uko imvura ihagarika umukino hari habaye n'ikibazo cy'amatara ya generator yo kuri stade ayo matara aransarigani zatubera nziza cyane amatara yatangiye gutanga imenyetso ko n'ubundi ibintu bizagorana cyane byongeye kwanga mbere yuko era abantu kuri YouTube babimubajije kuko ni inkuru yateguje abantu turimo kogeza umupira nayise story ya generator yinyemo wihuta cyane rega rifata iminota 2 tubwize story ya generator umva rero story ya generator yonyine ariko story ya generator ukuntu yagenze ni gutya hari umuvandimwe wari ushinzwe generator yari ishaje arumva uyu muvandimwe akaba amazina ye yitwa Kibombo Kibombo yari amaze imyaka myinshi ashinzwe generator yashaje yego agakora akazi ke agatunganya ibintu nyine ariko bakamushinja ko ngo hari akamazutu amakipe yabaga yaguze ko 300 akasigaye ngo akakavidura ngo akakajyana kuko match za kuri marché noir uko bazongera kugura match yindi ngo akakajyana kuri marché noir ku ruhande bituma bamusezerera bakanamushinja ko kubera ngo azi uko iyo ucanye amatara menshi nibwo nyine mazuti igenda ari nyinshi ngo yacana kwikoresha yabaye ikize Kibombo bazamuye amatara cyane none ibiratsi cyane induru ziravuga Kibombo ati stade iri kubona ati iri kubona ati none mureke dukora generator nshyashya barekora n'abahungu be batuje
bigezemo hagati yitwa Jado Max aratubwira ati bagiye kuzimya kugira ngo bakoresheje barebe ko iriya nshyashya yakize niko kuzimya yindi ishaje wabonye ko bazimijeho gato nta n'umunota waciyemo abakinnyi bagiye muri vestiaire nta n'umunota waciyemo batsa yindi nshya mazutu yuzuyemo insinga zimeze neza ubwo usoza kako mazutu kagiye muri ya yindi ya kera urucabana ibyo ntabyo mvuze Kibombo rero Kibombo akaba ari gusaba umujyi wa Kigali avuga ati munsize mu nshingano ibi bintu ntimuzabibasha ndahari nta kabazo nigire ka mazutu ako nakavaho ariko ntabwo nzahora muri uru igihe nzaba ndi Rwamagana bizagenda bite bakizasubikwa Innocent bagomba kumushyiraho Kibombo bakaba bakorana handi ni handi nta kundi byagenda nuko byagenze cyokora imvura nyine za kuba bagusabye ifoto ya Kibombo ngo yibashyire kuri Instagram nayo mfite Kibombo si wamufotora ubwo rero urakora cyane kutubwira iyo story n'undi match ubwo twari kuwa story nayise izina rye yego match twari kuwa gatandatu nijoro match yarakinwe